reka twumve urwenya uduce dutanu dusekeje kurusha utundi. Umugabo yari yicariye hanze, umugore asohoka mu nzu atangira kuvuga ngo izuba riri hanze aha riramena imbwa agahanga. Umugabo nawe ati izuba rirasohora imbwakazi mu nzu. Umwana nawe ati ko mutavuga ku kibwana mwabwaguye. Yewe uyu muryango wo n'akasamutwe nyumvira naka. Umugabo wanukaga ibirenge yashakanye n'umugore unuka mu kanwa, ariko buri wese agashaka kubihisha mugenzi we kugira ngo hatagira ubangamira undi. Umugore agahora arya amashikarete akoza mu kanwa kenshi gashoboka. Umugabo nawe akararana amasogisi kugira ngo ikibazo cye kitabangamira mugenzi we cyangwa akanutsa amashuka. Umugore yamubaza ati kuki urarana amasogisi? Umugabo akamusubiza ati ngira imbeho cyane ibirenge bigakonja nkabura ibitotsi. Umunsi umwe reka isogisi rizavemo, umugabo arishaka ribure. Umugore aramubaza ati ariko uri mu biki ko unkanguye? Amukubise umwuka, umugabo aritarutsa ati sheri ubonye igihe nashakiye isogisi ryanjye nkaribura, burya ari wowe warimize. Umugore aba arabyutse n'umujinya acisha akaroso mu kanwa, aba aragarutse. Umugabo atuvuye he? Undi ati muri tuwarete. Umugabo ati gukora iki? Umugore ati gukina futuboro. Umugabo ati futu? Umupira w'amaguru nyine. Umugore atariko sheri uko ubizi umuntu ajya gukora iki muri tuwarete? Koko uzi ko wazi ibyo uzi nka mwarimu, ariko ntacyo ni kimwe kuri kimwe, nawe wambeshyeye ngo ntamize isogisi ryawe. Aha, reka twumve uyu musore utanga impano y'akasamutwe. Nuko umuhungu ati mukundwa ngaho fora impano nakuzaniye kandi itangizwa na imi. Umukobwa ati ni imishenete. Umuhungu atoya wakishe ongera ugerageze. Umukobwa ati ni imikanzu. Umuhungu ati reka da. Umukobwa ati ni imimodoka. Umuhungu ati wabijambije. Umukobwa ati mpa andi mahirwe bwa nyuma. Amaze kuyahabwa ati ni imisaha. Umuhungu araseka ati reka wabiyobowe nguhaye andi mahirwe. Umukobwa ati ni imikweto cyangwa imikapu. Umuhungu ati uri kubyica, reka bikubwire ni imineke nakuzaniye. Aho n'ibizoro, reka twumve n'umukobwa witurukiye mu cyaro. Umukobwa mwiza agira atya yiturukira mu cyaro, ageze mu mujyi akundwa n'umusore w'umukire kandi w'umusirimu. Nuko abaza umukobwa izina rye, umukobwa ararimubwira, amubaza nimero ya telefone nayo arayimubwira. Nuko umuhungu yongera kumubaza niba aba muri Facebook, twarubuga nkoranyambaga nyine rwa Facebook. Umukobwa atoya. Umuhungu ati uba kuri Twitter se? Ubu rwahindutse X. Umukobwa atoya. Umuhungu ati ariko uba kuri WhatsApp? Umukobwa atoya. Umuhungu ati none se uba kuki? Umukobwa ati mba kuri mobile money. Yesu we, mbega umwana w'akasamutwe ngashaka kurongora nde? Umwana yabwiye se ati papa ndashaka kurongora. Saramubaza tuzarongora nde ko abakobwa b'iki gihe kubona abo muhuza bigoye? Umwana ati nzarongora nyogokuru. Ati wa mwana bindi bishoboka ko warongora mama umbyara. Umwana ati ngewe se ko wandongoreye mama, ubwo tuzaba twikiranye kimwe kuri kimwe. Yesu we, mbega umwana we. Sinavugira hejuru n'ukuri. Wabongeza se uno mupasiteri wavuze amateshwa kubera gukunda inyama cyane. Umupasiteri umwe yakundaga inyama cyane, agira atya agiye mu materaniro ku cyumweru, ageze mu nzira asanga hari inka yakubiswe n'inkuba bari kuyibaga. Abwira abo bantu ati mumbikireho ibiro 5 mubishyire mu ndobo ndabifata mvuye mu materaniro. Nuko ageze mu rusengero, kuko ari we wagombaga kwigisha, aravugishwa ati mufungure indobo zanyu dusome mu byakubiswe n'inkuba ibiro 5. Ati ki? Ati mufungure indobo zanyu dusome mu byakubiswe n'inkuba ibiro 5. Akoze cyane nibwo twabanye paka ino video irangiye. Ndagira ngo uze kumbwira akagushimishije cyane kurusha kandi muri comment.